ryacu rya gospel mbereye ku mushumba. Mu by'ukuri mu mwanya twari turimo mwaraturwaje, ndetse we no mu bitaro yararwajije, araza meze nabi, ararwaza aho mu bitaro, aransengera. Namwe ndabashimira mwese, mwaradusengeye cyane kandi mwatubaye hafi, no mu rugo mwaradusura. Umutima w'urukundo Imana yabahaye ibaho umugisha mwinshi. Ababyeyi b'itorero barabonye, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndagira mushimire umuryango wanjye mwiza. Ndashimira famiye Olivier, umudamu we n'abana be, mwatubaye hafi muraturwaza, ahise ari madame, mwaraye ku bitaro kugeza no kuri bizozuye ntiwitwaje, ariko hari umunsi twararanye mu bitaro arwaje, akamfata ukuboko akansohora agakora n'ibindi. Ndabashimiye cyane kugira ngo mwakoze byinshi. Ndashimira umuryango wa Kazungu, ndashimira Kazungu umugore we, baraturwaje, baradusura na nijoro, bari mu rugo barimo bakora n'ibindi. Ibyo mwakoze ni byinshi sinobivuga ngo birangize. Mwatubaye hafi y'umuryango kandi ndabashimira cyane. Ndashimira madame n'abana bose, ibyo bakoze ni byinshi, baturwaza, bita ku muryango, kandi muri iki kibazo bagihagarara neza nk'abagabo. Ndashimira Freddy, niyo mfura yanjye. Bazavuga ngo imfura ingana na se, kandi imfura ibamo umugisha mwinshi. Imfura yahagaze nk'umugabo kuva muri iki kibazo yabibabwiye, ahagarara mu rugo, urumva tuba twicaye na madame tutarimo dukora ikintu cyose, akija mu neza. Naramurebaga ahumeka, avuga ngo Mana, nubwo ndwaye ariko ndashima ko wampaye umugisha ukampa n'abana bakaba bahagaze mu kibazo kingana gutya, mu ntambara ingana gutya, kandi bakayihagararamo nk'abagabo. Mwakoze byinshi, mwarasenze amasengesho menshi mu rugo. Narabarebaga ndi mu bitaro, kareba umubabaro bafite, kareba umuryango uko umeze, umva ndababaye cyane, kuko ntanabavugisha, nkababara kuko naniwe kubahumuriza, kuko nzabukira, nkabona bashyize intege cyane. Ariko ndashimira Imana ko mpayishimira Imana imbabazi. Ndashimira abantu badusengeye ni benshi, abari Kenya aho twabaye mu itorero ryacu Conference, abari mu Burundi, abari mu Bukavu, abakozi b'Imana batandukanye
kandi muri iri shimwe hari ubwiza bw'Imana bumanutse. Muri iri shimwe hari umugisha w'Imana utanze muri iri shimwe. Reka nk'abantu batatu mu magambo abandi bazakomeza bashime. Turumva mama Isoza na Kazungu na Kabiki, abana nabo bazakomeza amashimwe kubera Imana. Amen. Tukimushima Imana ku bwa Papa Sibo. Papa Sibo yararwaye cyane araremba agera kure, na nyuma ya zeru Imana iratora. Ni ukuri naravuze ngo nzahagarara hano gushima kuko nabonye yicaye hariya. Ni ukuri shima Imana cyane kuba Papa Sibo yaje hano gusenga, akaba yabasha kuja mu rusengero. Ntabwo byari byoroshye ariko Imana yakoze ibitangaza. Imana yatugiriye neza, ni ukuri tugirira neza cyane. Byari bigoye, byari bikomeye kubaga inshuro zibiri umunsi umwe, biragoye kandi ntabwo byoroshye. Ikindi dushima Imana kuri Mama Sibo nawe ko Imana yamukuye umwana w'umukobwa, nawe Imana yamugiriye neza, arabagwa ava mu ibagiro nawe ari muzima, akaba ari muzima n'umwana ari muzima. Ibyo byose Imana yakoze, tuzatanga ituro ry'ishimwe, tuzorizana. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ariko ntabwo mvuga amagambo menshi, mu by'ukuri amashimwe ari mu mitima ntabwo twayarangiza. Reka dusome ijambo riri hano muri Zaburi 34. Zaburi 34 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5. Haravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye nzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushirane hejuru izina rye. Kuri 5 haravuga ngo nashatse Uwiteka arasubiza, ankiza ubwoba nari mfite rwose. Haleluya. Amen. Ndashima Imana ko Imana yabaye Imana. Ndavuga amagambo make ariko mu by'ukuri tuzakomeza dushime Imana ku bwa Papa Sibo, kuba Imana yaramukijije ntabwo byari byoroshye. Mu by'ukuri umunsi bamubaze nabonye ifoto ndi mu kazi, mwenda umushyitsi mwinshi, ngira umubabaro mwinshi, tekereza amagambo menshi kuko aza muri iki gihugu murambabarira ngira emotion. Twashimye Imana kubera ko twari tubonye umubyeyi wacu aje, kuko tubafite ari babiri n'uturi muri Kenya. Numva ko tugiye gukomera kandi ntacyo tuzaba twungutse imbaraga nyinshi. Mu by'ukuri muri foto nabonye ari muri koma, ntabwo byanyoroheye kubyumva no kubyakira no kubireba. Narayipfukamye ijoro ryose, navuye mu kazi ndapfukamye, ntabwo nigeze nsinzira. Ariko nabwiye Imana, ngira Imana mu Mana
udukize umubabaro, udukirize umubyeyi. Mu by'ukuri twabonye Imana bene da, ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yarahabaye. Hari igihe uza utekereza ukavuga ati wenda uyu muntu rero twari dufite mu muryango niwe uri imbere, ariko Satani nawe akaba ari watunga urutoki. Mu by'ukuri twabonye Imana, mumfashe guha icyubahiro. Haleluya! Imana niyongera kumugarura mu mubiri tukongera tukavugana, kuko ntabwo yavugaga. Nzahagarara nshima Imana. Mfite imbaraga nkeya z'umubiri, ariko hari umunsi tuzakora ubwatsi. Amen. Ndashima Imana ko kuri uyu munsi hagaze hano, reka ndeke kurondogora. Ndashima Imana ku bwa mama Sibo, kuba Imana yaramuhaye umwana muzima, nawe yagiye mu ibagiro bitoroshe. Uwo munsi ntabwo byari bitworoheye, n'umugabo yari atarakira, ariko twasenze Imana. Amen. Ikindi kandi ndashimira umuryango wanjye, mu by'ukuri ni abantu beza, ni abantu b'agaciro, baritanze, barakoze. Imana ibahe umugisha. Ntabwo navuga ngo uyu n'uyu, buri wese yayikoreraga. Icyo nshimira, ndashimira itorero ryacu. Mu by'ukuri ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Mu izina rya Pasiteri ndamushimiye. Mu by'ukuri twaramubonye muri iki kibazo yabaye itwaye. Mu by'ukuri hari igihe wenda ubana n'undi muntu ako ntumumenye, ariko mu by'ukuri ndashimira famiye yiwe, ndamushimira na madamu we ndetse n'umwana wabo. Mu by'ukuri Imana ibahe umugisha. Batubaye hafi, yaragaragaye buri munsi uko bishoboka. Twaramubonye, yaraye kwa muganga, yageze mu rugo inshuro nyinshi, yarasenze. Mu by'ukuri yatanze ibyiwe. Ndabashimiye ngo Imana ibahe umugisha. Ndashimira abamama b'itorero, twarababonye. Ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Kuri icyo natwe tuzicara dutekereze ituro ry'ishimwe tuzatanga. Murakoze. Haleluya. Natwe twese ni amashimwe. Ndashimira ku mwanya wa paye ntabwo nanditse, ariko ndashima Imana kuko duteranye tungana gutya. Ni iby'ingenzi kandi n'ishimwe rikomeye. Hari igihe twamaze duterana badahari, bamwe hari n'igihe ngira ngo ari nk'abatatu umwe wasinze. Amen. Ariko byari umubabaro wari uri mu mitima yanjye. Rero tudatwara umwanya, ndashima Imana. Papa Sibo yararwaye, murabizi, arabagwa ubwa mbere, ubwa kabiri, ariko Imana iramurinda ava mu ibagiro ari muzima. Hariho benshi bagenda bakahagwira, ariko kuko Imana yamukuyemo, ishimwe rinini rikomeye. Haleluya. We wuzumva ko ibisanzwe, ariko ingenzi benshi bagiye baja kubagwa bakahasiga ubuzima. Rero ndashima Imana yamufashije ava mu ibagiro ari amahoro. Ikigira kabiri, muri icyo cyumweru Imana iduha umwana w'umukobwa, nabyo n'ibindi shimwe. Ka kababaro twari dufite k'umurwayi, umurwayi tuba tumuparitse kugira umwana. Amen. Icyo ni ikintu Imana izi gukora, ishaka kugira ngo twege kuko uri kumwe nawe. Haleluya. Twese tubona ko ibintu bisanzwe, ariko iyo ushaka gukora kimwe iragikora kugira ngo twege, ikindi ikagikora ishaka kugira ngo guhumurize. Amen. Rero ndashima Imana kuko yabanye nawe, akaba yateranye uyu munsi wa none ari kumwe nawe. Ikindi ndashima Imana kuko umuryango wanjye nanjye kandi dukomeje urugendo rwo gukurikira Yesu, twigeze dusigara inyuma, ahubwo turakomeje. Rero ndabashimiye, Imana ibambere umugisha, kandi nawe turamwakiriye kaze mu kanisa. Imana
ikomeze bane nawe mu murimo w'Ikanisa. Imana igufashe muri uyu murimo w'Ikanisa kugira ngo dufatikanye twese. Pasiteri yakoraga ari wenyine, ariko kuko Imana yambwiye kumutiza imbaraga kugira ngo bafatikanye. Umwe ntacyo kwigezaho, ariko babiri n'imbaraga nini. Murakoze, Imana ibahe. nanjye reka mvugeho sinareka nakekaga njyewe mugwaza wiwe kuva umunsi wa mbere kugeza ejo bundi niyo bavuga gutwuma nije wagiye bamukora ntabwo nareka kuvuga muzukuri twagiye ku mapotimenti hafi umwaka warugiye gushira tuje mu mapotimenti imwe batubwira ngo tuje guca muri sekaneri tukayivamo tukaja za Baptist Hospital tukavayo tukaja Methodist tukagaruka buri munsi twagendaga za sekaneri gusa. Rero ndashima Imana ko Imana ibyo yakoze tugiye kubivuga kuko zatangiye no kugeza igihe birangije ni ukuri uzotinda, ariko ndavuga ikintu kimwe n'ubushize we ndashima narakibabwiye twarajanye tugeza aho bari bagiye kumubaga, noneho abaganga umudogiteri mukuru baza bavuga ngo nyine bari bari ku murongo benshi abantu bose bagiye kubaga, noneho bakabwira wa muntu w'umuryango kubera ko hari ibyo bambwiye bimwe ntigeze musobanurira. Bambwiye nyine barambwira ati rero umuntu wanjye asinye ntiyagira ikiba mubwira ijambo akiri muzima, niko bambwiye, ntabwo nigeze mbimubwira kuko nijoro kumusobanurira ndareka nuko barangije barambwira ati mubwira ijambo rimwe nurangiza twimutera ikinya, iki kinya hari igihe bazagitera umuntu bambaye ibipapuro bigera nk'ahantu ndasoma ngo bazagitera umuntu abenshi bakagenderako bataratangira no kubaga. Ibyo arabibwira, noneho arangira bagatera mubwira ijambo rimwe, bamwe abazungu batangira kurira bahobera bagira gutya, namubwira ijambo rimwe namubwira ati nanasomye muri Zaburi ivuga ngo ragiza Uwiteka inzira yawe nibwo uzahirwa. Sinabuze amajwi n'iryo jambo ryonyine namubwiye. Umuzungu dogiteri arambwira arambwira ngo ese kuko utakitomye twamubwira ati ntarangije murose kuko utamubobeye ngo none ubwize uko bigenda, ndabwira ati oya namubwiye kandi icyo namubwiye ndashizeye. Aragenda arabamba byose birarangira ku munsi wa none akaba ari muzima. By'ukuri byari ibintu bikomeye cyane. Sajari yamaze amasaha 4 barimo baramubaga, tangiye saa 10 barangiza saa 3:41 nibwo barangije. Twica ariko twakaja muri ntuza n'imbere kaja kubaza bimeze gute, bakambwira ngo umuntu ameze neza turashaka no mutegereza. Rero Imana yakoze ibintu bikomeye cyane ku buzima bwacu, umuryango wose. Imana yakoze ibintu bikomeye, rero turishimiye. Dumva amashimwe tuzabikora uko babivuze, turazana ishimwe rikomeye. Murakoze. Ntabwo nafatiye umwanya ndavuga ngo reka mpeze ijambo abakuru, ariko nari nzi ko uzashima kandi uzanasha. Reka dusome Zaburi ya 66 umurongo wa 20. Imana ihimbazwe itanze kumva gusenga kwanjye kandi itiyamburaho imbabazi zayo. Ndashima Imana ko gusenga kwanje, gusenga kwanyu, gusenga k'uyu muryango wanje, kwa madame n'abana, Imana yakumvise irangije imbabazi zayo irazitubikira. Imana ishimwe yakoze ibyo kandi irabishoboye. Nararwaye
ariko ndashima Yesu ko yabaye nja kujayo twaricaye mu rugo n'abana n'umudamu turasenga tubwira Yesu ngo tugushize imbere ibindi byose uzagaragara. Yesu abijamo ingene babibabwiye byaratinze, aratubyutsa adukura muri cya kinya atugarurira ubuzima. Tukaba duhagaze aha turimo dushima Imana yakoze ibyo ndayishima, yabikoze kuba umugambi ifiteho ndetse ifite no kuri uyu muryango. Hari umugambi mwiza, umugambi mwiza niwo watumye ikora ibyo, kugira ngo muri uwo mugambi hari icyo twari dusigaje tutarakora kugira ngo tuzabikore, haba hano mu itorero, haba mu muryango, haba no mu gihugu cyacu cya gakondo. Hari ibyo tukirakora. Ndashima Imana uwo mugambi. Imana imaze kunereka uwo mugambi narishimye. Maze kubagwa ntasigeze mu rugo, madame nawe ararwara, ejo yari muzima mu bitaro kwisuzumisha, yashikeyo ati uyu munsi umwana araravuyemo kandi igihe cyari kitaragera. Gira agahinda kenshi, natashye mvuye mu bitaro ndarwaye, niwe wari urwaje agiye kubagwa. Sinatekerezaga ko umwana avuka ari muzima, ariko ndashima Imana nawe yamukijije ko kubagwa, yamugarura ndetse duha n'umwana muzima. Ibyo ndabishima Imana yabikoze gutyo kubw'umugambi wayo mwiza. Irangije mu mugambi wayo, nasengeraga mu mutima kuko akantu kari gafunze, bwira Imana ngo Mana, ese uyu mugambi ufiteho umbwije, bwira uyu mugambi icyo ukeneye muri uyu mugambi kugira ngo ukimenye uzabikore. Inigisha ibintu byinshi, nari mfunze akanwa ariko ihayigisha ibitekerezo byanjye, ihayigisha n'umutima waje, kandi yigisha ikintu ku kindi, ikintu ku kindi, ikintu ku kindi. Sinabivuga byose, hari igihe cy'ubuhamya zabivugamo iby'Imana yabigisha, ariko ndavuga ngo kimwe cya nyuma mu byo yarigishije ibintu byinshi, ariko muri kimwe cya nyuma yarigishije kuko nasengeraga mu mutima ka inigisha ijambo, irambwira ngo nubwo utavuga akanwa kawe katakavuga, ariko amagambo yawe ko ndayumva. Inigisha ijambo rivuga ngo watura neza. Aya magambo urimo watura, kurase isengesho ryo kwizera, kuko kwatura ni isengesho ryo kwizera. Igihe cyose uzaba urimo watura, uzumenya ko uhasenga, kandi umenye n'ibyo uhari watura, kuko urasenga. Irambwira ati iki kintu uciye, uzamenye gusa watura neza, kuko uri umugisha wawe. Yarakomeje cyane, irambwira ngo uri umugisha wawe, nta mugisha ufite utarikiwe, kubera ko uri umugisha wawe uzawatura neza. Uyature y'ibyiza, ubyature no ku bandi, kuko twese Imana ni umugisha wacu.
Imana n'umugisha wanje, Imana n'umugisha wawe. Niyo mpamvu icyo wiyatura cyiza uzucyatura no kuri mugenzi wawe, kuko twese Imana ari umugisha wacu. Hari igitabo, hari ijambo riri mu gitabo cy'imigani ibice 10:19 rivuga ngo amagambo menshi ntazaburamo ibicumuro, ariko wirinda ngo nzavuga ni umunyabwenge. Amagambo arya menshi tuvuga avanga ibicumuro byinshi, ariko wirinda muri ya magambo abagize ubwenge ni umunyabwenge. Ku ijambo ry'Imana rero, Imana inigisha icyo kintu muri bimwe yanigishije isi, n'ibindi yanigishije nzabivuga mu buhamya. Hari icyo Imana yanigishije kandi nzabikorera n'abanje n'abazankomoka bose kubw'umugambi wayo mwiza. Imana ibahumuje. Ndashimira abadogiteri Yesu yakoresheje muri iyo operasiyo, akabayobora bagakora ibyo byose. Imana ibyo byose yakoze sinobivuga ngo mbirangize, bafashe umwanya muremure, ariko mutwihanganire ni amashini dufite n'ibyo Imana yakoze hagati mu buzima bwacu. Tuzakomeza tubishime, tubahe